Ububiligi ni kimwe mu bihugu byakoronije ibihugu bya hano mu karere, aho byakoronije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikoroniza u Rwanda ndetse iki gihugu cyanakoroneje u Burundi. Iki rero gikomeza mu bihe bitandukanye kugenda nanone kivanga muri politike y'akarere, politike y'akarere k'ibiyaga bigari, aho mu by'ukuri bakomeje kugenda bashyira ibirebana no kugaragaza ko mu by'ukuri bashaka kugira ngo babe bakora propagande yo gufatira ibihano u Rwanda hariya mu Burayi, ariko mu by'ukuri iby'u Rwanda narwo rwavuze ruti ntago ibintu amazi ntagakiri yayandi, ntago bikwiriye yuko Ububiligi bukomeza kwitwara nk'uko bwitwaraga mu myaka myinshi ishize, ntago bukwiriye kwitwara uko bwitwara mu gihe bwanagize uruhare rukomeye cyane mu kubiba amacakubiri yavuyemo na jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse n'ubu uyu munsi hakaba hakiri iyo ngengabitekerezo igikomeje gukongerezwa mu karere. Ndetse mu by'ukuri rero guverinoma y'u Rwanda yamaze kuba ifatira ivuga iti nta mubano tugifitanye n'Ububiligi, ndetse abadiplomate b'Ububiligi bari mu Rwanda bakaba bahise bahabwa amasaha 48 kugira ngo babe bamaze guhaguruka ku butaka bw'u Rwanda. Ibyari bihari by'amarishive y'amadokima yabo bemerewe n'igihugu ko mu by'ukuri cy'u Rwanda ko bazagira gute, bazayababikira, bazabafatira neza. Ibi rero bikaba bije nyuma y'ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika avuga ati iki gihugu cyakomeje kugenda gishaka kugira ngo kituvangira ibintu hariya mu Burayi, atari ko ntago tuza kuza kugira gute gukomeza kubyihanganira. Ubwo rero ukaba ureba aho igisubizo cyahise uko kimeze. Ndetse Ububiligi nabwo ku rundi ruhande bwavuze ko bushobora kuza gufata ibyemezo bimwe nk'ibyo u Rwanda rwafashe narwo rugahita rwohereza abadiplomate b'u Rwanda bari hariya mu Bubiligi. N'Ububiligi rero bwakomeje kugenda bugaragaza ko buri ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bushaka nyine kugira ngo bukomatanyirize u Rwanda mu Bubiligi cyangwa se mu Burayi. Ibintu rero mu by'ukuri byakomeje kugenda bigaragara nabi. Rero kuri uyu munsi u Rwanda rwafashe ibyo bihano cyangwa se rwavuze ko rucanye umubano n'Ububiligi, ndetse Ububiligi nabwo buhita buvuga ko bushobora kuza gukora the same things mu buryo nabo kuba hari ibyo bahagarika bari basanzwe bakorana n'u Rwanda. Ku rundi ruhande rero ubwo ibi byabaga harimo hitegurwa inama igomba guhuza M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izabera i Rwanda muri Angola, ariko hari n'inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu by'akarere birimo mu bihugu by'umuryango wa East African Community ndetse n'umuryango wa South African Development Community SADC, bigomba kubera hariya i Harare nyuma y'iyari yabaye yahuje abakuru b'ingabo mu bihugu bihuriye muri iyo miryango. Ibi rero izi nama zose zikaba ari inama zigamije kugira ngo zigire hamwe ese ni gute ikibazo gikwiriye kuba gikemuka cyahariye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ibyo rero byabaga mu Burayi bo bari muri ya propagande n'ubundi nabo yo kuvuga bati tugomba gufatira ibihano mu by'ukuri abayobozi batandukanye, tugomba gufata ibihano ku bayobozi batandukanye, yaba mu by'ukuri abagiye batandukanye, dore ko Uburayi bwakomeje kugenda bugaragaza ko mu by'ukuri iyi M23 ishyigikiwe n'u Rwanda. Rero hahise hafatwa ibihano, ni ibihano rero ubwo ni ibihano birimo kuvuga ngo aba bantu ntibakwiriye kuba bakaragera mu bihugu by'Uburayi, imitungo yabo yabarizwaga mu Burayi igomba kugira gute gufatirwa. Nk'uko rero bigaragara mu itangazo rirerire ryashyizwe hanze, abantu bagera mu 9 nibo bafatiwe ibihano, bakaba barimo abayobozi bo mu nzego zo hejuru za M23 na AFC, ndetse hakazamo n'abayobozi b'ingabo, abayobozi mu ngabo z'u Rwanda bagera kuri 3, ndetse n'umuyobozi w'ikigo gishinzwe ibirebana n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda. Abo rero nk'uko bigaragara ni uko by'ukuri uyu munsi komisiyo cyangwa se komisiyo y'umuryango w'ibihugu by'Uburayi yamaze kuba ifatira ibihano ngo kuko ishingiye ngo kuba aba bantu barimo kugira gute kurengera kubirebana n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ndetse no gukomeza gukora ibyaha hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niko itangazo ribivuga. Mu by'ukuri ibintu bikomeje kugira gute ngo guteza umutekano, amakimbirane, ndetse umutekano mukeya, amakimbirane, ndetse n'ibindi byaha bigize gute bishamikiyeho birimo no kugira gute no gukora ubusahuzi bw'amabuye y'agaciro.
izi ngamba rero zikaba zafashwe ndetse zigomba kugira gute zigomba guhita zishyirwa mu bikorwa. Mu bafatiwe rero ibihano hakaba harimo abayobozi bo mu nzego zo hejuru za M23. Abo ngabo bakaba barimo mu by'ukuri umuyobozi cyangwa se perezida wa AFC cyangwa se M23, uwo nta wundi rero ni Bertrand Bisimwa, ndetse hakaza ushinzwe ibirebana no kwinjiza mu ngabo ndetse kwinjiza mu ngabo abakozi, uwo nta wundi rero ni Desire Rukomera. Hakaza rero Colonel John Imani Nzenze, uyu rero we akaba ari ushinzwe ibikorwa by'imari muri M23. Hakaza rero na Jean Bosco Nzabonimana Mupenzi, uwo niwe ushinzwe ibikorwa by'imari ndetse n'ibindi bikorwa bijyanirana nabyo, uwo ni Jean Bosco Nzabonimana. Hakaza na Joseph Musanga Bahati, wagizwe guverineri mu by'ukuri wa Kivu ya ruguru mu buryo muri administration yashyizweho na M23. Haraza kandi mu by'ukuri muri abo ngabo harimo abayobozi mu ngabo z'u Rwanda. Abafatiwe ibihano harimo witwa Lucky Karusisi, uwo ni Major General Lucky Karusisi, ni mu basirikare beza u Rwanda rufite bamaze igihe kirekire mu by'ukuri mu gisirikare, aho yarwanye mu rugamba rwo kubohora igihugu ndetse aza kuza kuba umwe mu basirikare cyangwa se mu ngabo zirinda umukuru w'igihugu, aho mu bihe bitandukanye bagiye bagendana mu bikorwa bitandukanye, ndetse mu nyuma aza kuza kuba umuyobozi wa Special Force. Mu minsi yashize rero akaba aheruka gusimburwa na Brigadier General Gashugi Stanislas. Mu by'ukuri rero Lucky Karusisi nawe akaba ari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano. Hakaza kandi umuyobozi w'ingabo muri diviziyo ya 3, ni diviziyo ubwo ngubwo yo mu ntara y'Amajyepfo, uwo nta wundi nawe akaba ari Major General Nkubito, uwo ngo Major General Eugene Nkubito. Ndetse hakaza n'umuyobozi w'ingabo wa diviziyo ya 2, ubwo ni diviziyo mu burengerazuba bw'u Rwanda, uwo rero akaba ari mu by'ukuri diviziyo ya 2 uwo akaba ari mu by'ukuri akaba ari Pascal Muhizi. Rero bakaba bagaragaza yuko mu by'ukuri cyatumye bafatira ingabo cyangwa se abayobozi b'ingabo z'u Rwanda bamwe abangaba 3, akaba ari ukubera ko ngo bafite uruhare mu birebana n'amakimbirane, umutekano mukeya ukomeje kubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo mu bihe bitandukanye guverinoma y'u Rwanda yakomeje kuvuga ko nta basirikare ifite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba rero nk'uko bibona cyangwa se ubyumva, urumva Lucky Karusisi ni umuyobozi w'ingabo, yari umuyobozi mu minsi yashize w'ingabo z'umutwe udasanzwe mu by'ukuri w'ingabo z'u Rwanda. Uyu mutwe udasanzwe rero bakaba ari abasirikare n'ubundi babarizwa muri Special Operation Forces. Hakaza noneho uyu nguyu nawe urumva ayobora ingabo zirinda umupaka w'u Rwanda mu bice n'ubundi hariya by'Amajyepfo, aho umuntu yavuga ko ari imbibi n'ubundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na Pascal Muhizi mu burengerazuba nawe umuntu yavuga ko nawe afite igice kinini gifite aho gihuriye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu wavuga uti ni ibintu by'agatereranzamba. Rero hari undi nawe mu bafatiwe ibihano harimo uwitwa Francis Kamanzi. Francis Kamanzi ni umwe mu bagabo b'abahanga mu birebana n'ubukungu, aho mu by'ukuri mu mwaka wa 1999 yari asoje amasomo yiwe yabonye impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza muri kaminuza y'u Rwanda. Aza rero kujya mu myanya itandukanye, aho yakoze muri Banki Nkuru y'u Rwanda mu myaka igera muri 12. Mu nyuma aza kuza kuba abona n'impamyabushobozi n'ubundi impamyabumenyi n'ubundi nayo icyiciro cya 3 cya kaminuza mu birebana n'imiyoborere yakuye muri Harvard, muri kaminuza ya Harvard. Mu nyuma rero uyu mugabo akaba yari asigaye guhera mu mwaka wa 2024 mu by'ukuri ayobora RDB, RMB, ni ikigo cya Rwanda Mines Petroleum and Gas Board. Iki kigo rero nacyo bakaba ngo mu by'ukuri bagishinja kuba gikomeza kuba kinyuzwamo ibirebana n'amabuye y'agaciro. Bakomeje kuvuga ko u Rwanda rugira gute
rugira gutera rukura muri Kongo, nubwo mu byo nyakubahwa perezida wa repubulika aheruka gutangaza yavuze ko u Rwanda nta na rimwe rwigeze rushyira imbere ibirebana n'amabuye y'agaciro kurusha umutekano w'igihugu. Abati mu by'ukuri twebwe icyo tuba tureba cyangwa se icyo tureba mbere y'ibindi byose tureba umutekano w'igihugu, umutekano wacu umeze neza, ibindi ni ibishakwa. Ku rundi ruhande rero harimo n'ikigo kandi nanone cyase gifatirwa mu by'ukuri ibihano. Icyo kigo kikaba ari ikigo cyitwa Gasabo Gold Refinery. Iki kikaba ari ikigo gikorera muri Kigali, gishinjwa n'uyu muryango w'ibihugu by'Uburayi yuko cyaba mu by'ukuri ngo gishyigikira cyangwa se gifasha mu by'ukuri mu birebana no gucuruza amabuye y'agaciro nayo aba yakuwe hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ntambara rero yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze igihe kirekire, ndetse kirekire cyane, ni imyaka myinshi, uhereye mu myaka za 2009 kuzamuka. 2009 intambara yarabaga, ndetse inakonekitinze ku ntambara no muri za 2006 y'imitwe ibivuga iti mu by'ukuri turarwanira ubutaka bwacu, turarwanira kuba abanyekongo, kuko ahangaha niho tuvukira, nubwo mutatwemera, mutemere yuko mu by'ukuri turi abakongomani, ariko turi abakongomani. Ubutaka bwacu n'ubu ngubu n'ahandi dufite kujya. Ababyeyi bacu bagiye bahunga bava mu butaka bwabo, bagomba kubugarurwamo. So rero nuko ko ibintu bimeze kugeza uyu munsi. Mu by'ukuri nk'uko bigaragara, bikaba mu by'ukuri iyi nama yamaze kuba nyine ifatira ibihano aba bantu bagera mu 9, ndetse n'iki kigo umuntu yavuga kijyanye n'ibirebana n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro i Kigali muri rusange. So rero twe tuvuze tutireka tugaruke kuri iyi nkuru, tubabereke abo bantu, tubabwira abo bantu mu by'ukuri bamaze kuba bafatirwa ibihano. Noneho ubwo andi makuru wenda azagenda ashamikiraho, ese niki u Rwanda rwavuze, ese ni bimeze bite muri rusange, tugenda dukomeza kuyabasangiza. Tubibutse ariko ko mu minsi yashize n'ubundi witwa Lawrence Kanyuka ndetse na retired general Kabarebe nabo bari bafatiwe ibihano. Lawrence Kanyuka akaba ari umuvugizi mu by'ukuri wa M23, mu gihe retired Kabarebe, General Kabarebe yagize gutewe ari umwe mu basirikare mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda cyagize cyangwa se gifite. Noneho kandi akaba akora muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga nk'umunyamabanga wa leta ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari. So rero turabashimiye, ibyo bihano byo byari byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabashimiye rero, dukomeza kubifuriza amahoro y'Imana. Twizere ko mwamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana. Igitekerezo cyanyu ni ingenzi. Click on like and remember to share. So we thank you very much. We love you. Bye.